Yes, iyi ni SPN TV2 turizera ko mumeze neza mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, abari mu ntara y'amajyepfo, intara y'amajyaruguru, abari mu mujyi wa Kigali, intara y'iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo, namwe muri hakurya y'amazi turabasuje turizera ko mumeze neza 5/5. Yes, turagarutse rero tubafitiye byinshi muri cya gice mukunda muri benshi cya menya nibi. Uyu munsi nta bandi tugiye kugarukaho, ni abanyamerika babiciye bigacika ku isi, dore ko bavumbuye kimwe mu bintu dukoresha cyane hano ku isi y'abazima. Abo nta bandi ni abitwa Wright Brothers. Ni bantu ki? Uyu munsi ngiye kukubwira ni bande, bakoze bate, bakoze ibiki, byaje bite, mbese byaje kurangira gute. Ntucikwe rero, ngiye tugiye kubana muri iyi minota. Ni Jose Blaise nk'ibisanzwe, and don't miss. Ivumburwa ry'indege ni imwe mu nkuru zikomeye mu mateka y'Abanyamerika. Hagati y'iyi nkuru harimo abafite amaduka abiri y'amagare ariko yoroheje, bafite amagare yo mu burengerazuba bwo hagati, bakoze ikoranabuhanga rihindura isi. Abo nta bandi n'abavandimwe Wrights. Ibyo bahimbye ntabwo byakemuye ikibazo cya tekinike yizweho kuva kera gusa, ahubwo cyafashije kuri isi nshya rwose. None Orville na Wilbur Wright, abo ni bande, bakoze iki, mbese bari bafite imico iteye ite? Imico myinshi ikomeye mu muryango wabo yagize uruhare mu gutsinda kwa Wright. Ababyeyi babo babigishije ko isi atari ahantu heza hari inshuti, ko abantu batiringirwa ndetse n'ibishuko bibi byari hose. Aba bizeraga ko ubumwe bw'umuryango wabo butanga inkunga ikomeye mu buzima. Ubuzima bwo mu rugo bwabateye inkunga ihambaye uko ari babiri, Wilbur na Orville, byatumye bigirira icyizere cyo kwanga inyigisho z'abashakashatsi bazwi cyane ndetse n'inararibonye mu by'indege igihe bumvaga ibitekerezo byabo byonyine. Inanga y'amarangamutima yabo itangwa n'umuryango wabo ukomeye, yakunze gufashwa ndetse iterwa inkunga n'umuryango wabo. Ibi nibyo Wilbur na Orville bagendeyeho ndetse bakomeza kubikoresha igihe babaga bahuye n'ibibazo mu bushakashatsi bwabo. Wright bavukiye muri Dayton muri leta ya Ohio ahagana mu 1800 mu karere gakura inganda z'ibidukikije. Ibi byabafashije kwiga ubuhanga bw'ubukanishi ndetse bukomeye ku bw'ibikorwa byabo. Ubusanzwe Orville na Wilbur bagaragazwa nk'umukanishi uzi ubwenge ndetse wahimbye indege, bavuga nk'aho ari umuntu umwe, ari Wright. Aba kandi ibitekerezo byari bimwe, imico yari imwe, ariko Wilbur ndetse na Orville birumvikana rwose ko mu by'ukuri ari abantu babiri batandukanye bazanye impano idasanzwe, ndetse bamwe n'ibitekerezo byabo byabagejeje kuri byinshi ku bufatanye bw'aba bombi. Ahagana mu 1867 kugera mu 1912, Wilbur Wright yari ashikamye rwose ndetse yari afite n'icyizere kuko yari umunyabwenge cyane, akaba umusomyi ushishikaye, umwanditsi w'umuhanga. Igihe cyazaza ha Wilbur cyacogoye bwakubitwaga inkoni mu maso ubwo yari arimo arakina umukino wa ice hockey. Icyo gihe yari afite imyaka 18. Icyo gihe cyamugizeho ingaruka zitandukanye, yangiritse mu maso ndetse n'amenyo, agira ibibazo by'umutima ndetse n'ibibazo by'igifu. Icyo gihe yacitse intege. Wilbur n'ibyiringiro byiwe byose byarayoyotse bitewe n'uko atarazi neza ubuzima bwe ndetse n'ejo hazaza. Wilbur yamaze igihe kinini cyane ari wenyine ndetse asoma ibitabo byinshi ariko akanitekerezaho. Mu gihe impanuka ya Wilbur yabaga, mama w'umubyara yari asanzwe arwaye igituntu ndetse yari akeneye kwitabwaho buri gihe. Mu guharanira gushaka icyerekezo gishya mu buzima yari afite bwose, ubwo yari afite imyaka 22, Wilbur yafashe icyemezo cyo gufasha nyina kugeza ubwo yapfaga mu 1889. Wilbur yabonye aho ahera mu myaka yose yari yaratakaje,
kuva mu 1886 kugera mu 1889 yari ari mu isomero rinini rya se atyaza ubuhanga bwo kwandika mu gihe yafashaga se. Papa we wari murarwana intambara za politiki mu itorero yabarizwagamo. Wilbur yanditse agatabo kitwa Agatabo kari hepfo, kakozwe mu 1888. Aka gatabo ni nako ka mbere Wilbur yari yanditse. Umuvandimwe Wilbur ariwe Orville we yerekanye hakiri kare cyane ko ashishikajwe n'ikoranabuhanga ndetse na siyanse, aho yahoraga akora ubushakashatsi ndetse no gutandukanya ibintu kugira ngo amenye uko bikora. Icyo gihe yahuye n'icyitegererezo cy'umuhimbyi ukora cyane kuruta Wilbur. Nubwo Orville yari mwiza nka murumuna we, ariko yashoboraga kuba mubi mu ishuri, kandi ntabwo buri gihe yatangaga imbaraga ze zose. Imyitwarire yo mu kazi yateye imbere ndetse ifasha benshi mu mashuri yisumbuye, ariko aho gukurikiza integanyanyigisho zisanzwe z'umwaka muto, Orville yahisemo urukurikirane rw'amasomo yo gutegura kaminuza. Bivuze ko atashoboraga kurangiza amashuri ye ubwo yari ari mu mwaka mukuru, nuko ahitamo kutazajya kwiga muri icyo gihe. Yego nibyo, ntabwo wibeshye, uwahimbye indege ntabwo yigeze arangiza amashuri yisumbuye, nubwo atari ashishikajwe na diplome rwose yemewe. Ariko Orville kimwe na Wilbur bari bariyemeje kwiga cyane ndetse bagakora byinshi. Orville yaje kwiga wenyine hanze y'ishuri. Amashuri y'abavandimwe bombi yagereranyijwe n'impamyabumenyi y'imyaka 4 ya kaminuza. Wilbur na Orville batangiye ubushakashatsi bwabo nk'abacuruzi boroheje bo mu burengerazuba bwo hagati. Hamwe na hamwe bari bafite sosiyete ikora neza yo gucapa ndetse na sosiyete y'amagare yatsinze muri icyo gihe. Mu gihe bari barangije ibihangano byabo, bahinduye isi. Byababashishije kwinjira mu bantu bazwi cyane mu mateka y'Abanyamerika kugeza n'ubu. Ibikorwa by'aba bombi byatumye bashinga kampani yabo yitwa Wright Company mu 1910, aho batangiye kubaka ndetse no kugurisha indege. Icyo gihe Wilbur yahise ahugira mu manza nyinshi zo kuvuza patente Wright yari yaratanze. Byari ikibazo cy'ihame nk'amafaranga. Ubwanditsi bwizeraga ko ibyo bahimbye ari ibyabo bwite, kandi ko byari impinduramatwara, ndetse ko bagomba gushimirwa mu buryo bukwiye rwose, kandi ndetse bakishyurwa kubera uruhare bagize mu guhindura isi. Wilbur yararambiwe kandi yarahangayikishijwe n'umutwaro w'imanza. Wilbur yarwaye indwara ya tifoyide aho hari mu 1912 muri Mata. Wilbur yapfuye kwa 30 Gicurasi afite imyaka 45. Ntibyatinze kuko Orville yahise agurisha inyungu ze zose muri kampani ya Wright Company ahagana mu 1915, maze ajya gutura mu nshingano z'abasaza b'indege ndetse n'intwari z'igihugu. Mu 1916 amaherezo Orville yaretse gukodesha ku iduka ryahoze rikoreshwa mu magare, aho we barikoreshaga na Wilbur bakoreshaga mu bikorwa byinshi byabo by'indege, maze bimukiye muri laboratoire nshya yari yubatse hafi aho. Yakoresheje igice kinini cy'imyaka 32 yari asigaje mu buzima bwe ashyigikira izina we na Wilbur bari barabonye. Yakunze kugisha inama ibigo bya leta hamwe n'amasosiyete yigenga y'indege. Yabonye impamyabumenyi 11 z'icyubahiro muri kaminuza zo mu Burayi ndetse no muri Amerika, hamwe n'ibihembo by'imidari itandukanye. Uyu munsi amazina y'abo bavandimwe ba Wright ni bamwe mu biranga umuco w'igihugu, kandi Wright Flyer ni igishushanyo cy'ubwenge no guhanga tekinike. Nyuma y'ikinyejana kirenga batangiye ibi bihe by'ikirere, abavandimwe ba Wright bakomeje gutera inkunga mu bijyanye na siyanse y'uyu munsi. Uyu munsi nyemerera nkubwire ibintu bitangaje 5 kuri abavandimwe ba Wright Brothers. Cyambere nuko nta numwe wabonye impamyabumenyi y'amashuri yisumbuye. Ikindi wamenya kuri aba kandi nuko bigeze kujya bandika ikinyamakuru cya buri munsi, kandi barimo barafatanya uko ari babiri.
Ikindi bamenya kuri aba bavandimwe kandi ni uko aba bavandimwe uko ari bombi nta n'umwe wigeze ukora ubukwe cyangwa se nta n'umwe wigeze ashaka umugore, nta n'undi yewe ufite umwana. Ikindi bamenya kuri aba bagabo ni uko igihe Armstrong yajyaga ku kwezi yajyanye igice cya Wright Flyer ku kwezi aho yari agiye. Ikindi cya nyuma bamenya kuri aba kandi gitangaje ni uko uyu Orville yagize impanuka ya mbere y'indege bari bagurishije, ubwo bari bagurishije igisirikare cy'Amerika, bimuviramo imvune aho yavunitse ubuzima bwe bwose, naho uwo bari kumwe akaba yaritabye Imana. Yes, ngaho nguko rero iby'abavandimwe ba Wright Brothers. Icyo nakwibutsa ni uko ibyo bahimbye bitakemuye ikibazo cya tekinike gusa izwiho kuva kera, ahubwo cyafashije kurema isi nshya rwose, dore ko izi ndege dukoresha uyu munsi aribo ba nyiri kuzihanga. So wakoze kubana natwe rero, ndagushimiye ukomeze kugira ibihe byiza. Njye wumvaga ni Jose Blaise, menya nibi nakagaruka. Ciao ciao.